umunsi umwe nari ndimo kugenda ngiye kumva numva telefone irampamagaye, umuntu arambwira ati amafaranga yanjye ayuriye kuri telefone yawe, ati ni umwajenti nkorera Ikibungo, none amafaranga yanjye kugira ngo MTN itagufungira umurongo cyangwa se itagufungira konti urasabwa kunsubiza ano mafaranga. Mu kandi kanya indi nimero birampamagaye irambwira ati amafaranga y'umwajenti ayuriye kuri telefone yawe, kugira ngo tutagufungira konti shakisha ukuntu umwohereza ano mafaranga. Ndebye kuri telefone yanjye kuko mbona message yo 96. None barambwira bati rero shakisha ukuntu ujya ku mwajenti udakuyeho telefone yawe, hanyuma nujya ku mwajenti turaguha nimero iri buyashyireho. Numara kugera ku mwajenti amafaranga urayohereza, ubwo umwajenti ayashyire kuri iyi nimero, bambwira n'amazina yari ibariwe ku muntu w'umudamu, iyo nimero nagomba kuyashyiraho. Bati icyo ukora turaguhamo agafata ka 5. Ubwo nageze ku mwajenti, umwajenti mutekereza ko ibintu bimeze, nawuganye kira hano amafaranga uyohereje kuri iyi nimero. Umwajenti kubera ko ibyo bintu bisanzwe aho mu buzima bwabo bwa buri munsi yahise ambwira ati nabikoze, ariko umwajenti mu by'ukuri ntabwo yabikoze. Amaze kumbwira ko yabikoze arambwira ati ngaho mpa amafaranga, ntangira kureba no hirya no hino. None ubwenge mu kugaruka, ubwenge bwaragarutse, ntangira kwibaza se wa mugani nimero yampamagaye ko nzi ko atari MTN ikigira nimero y'ijana dushobora guhamagaraho. Amafaranga wayohereje cyane wayohereje? Umwajenti ntabwo yayohereje, yambereye imfura ntiyayohereza. Ariko iyo yayohereje arambwira ati iyo ugize amahirwe niyohereza ariko genzura mbere ya byose, zirikana koherezanya amafaranga n'abantu ndetse n'ibiguzi neza. Hamagara 9009 tugusobanurire uko wakwirinda ibi byago. Tekana kuri internet.